Tubashimiye ko murimo kumva Radio Rwanda. Aka kanya kuri iri segonda ahantu hatandukanye ku isi abantu barimo barahererekanya amafaranga mu ntoki. Amafaranga ya y'inoti n'ibiceri. Amamiliyoni y'amadolari arimo arahererekanywa mu ntoki z'abantu bagura ibintu, abishyura imyenda, abatanga imyenda, abatanga imfashanyo n'amaturo n'ibindi. Gusa twese twamaze kubibona ko hasigaye hari ubundi buryo bwo guhererekanya amafaranga cyangwa se kuyohererezanya adafatika. Kohererezanya kuri telefoni ubutumwa bugufi bufite agaciro k'amafaranga, ukabona muri telefoni yawe ngo wakiriye ibihumbi 5. Mu by'ukuri ibyo bihumbi 5 ntabyo ufashe mu ntoki, ariko ngo ukabura yakiriye. Raporo ya Banki Nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ikoreshwa ry'amafaranga mu isi yakozwe mu mwaka ushize yagaragaje ko uyu munsi muri rusange 30% byonyine by'ubucuruzi bwose bwo mu isi ari bwo bukorwa abantu bishyurana bahererekanya amafaranga mu noti n'ibiceri mu ntoki. No kuvuga ko 70% by'ubwishyu bukorwa mu isi bukorwa abantu bishyurana nta ukoze ku mafaranga. Ahantu kwishyurana kashi cyangwa se guhererekanya inoti n'ibiceri bigifite agaciro ni ku bicuruzwa bidafite agaciro kanini. Banki Nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibara ko 55% by'ubucuruzi buciriritse bucuruza ibicuruzwa bitarengeje agaciro k'amadolari 10, ubwo nahagana mu bihumbi 9 by'amanyarwanda ari bwo bucuruzi bukorwa abantu bahererekanya amafaranga mu ntoki kashi. Na hani wacu witegereje neza wabibona. Kenshi amafaranga yo kugura umunyu, isukari, umugati n'ibindi bidahenze cyane, mbese yayandi make abantu baba bayabitse mu noti n'ibiceri ku mifuko yabo. Ariko kenshi amafaranga yigiye hejuru mu bwinshi abantu baba bayabitse ku mabanki yabo cyangwa se kuri mobile money, aho bashobora kuyishyura cyangwa se kuyishyurwa batayakozeho. Amafaranga ni icyizere cyanditse ku rupapuro. Kubera iterambere ry'ikoranabuhanga, iki cyizere twatangiye kugikura mu mpapuro tugishyira muri mudasobwa. Buri kwezi iyo baduhembye imishahara yacu ntabwo biba bivuze ko umukoresha yateruye ivarisi yuzuye inoti agashyira banki ngo aya mafaranga nimuyankirire kuri konti ya runaka. Umukoresha wajya kuri banki akabereka imibare akababwira ati uyu muntu nimumumbwirire ko muhaye amafaranga ibihumbi runaka. Banki ikakoherereza ubutumwa bugufi ngo ubonye amafaranga kandi nta note nimwe igeze iva ahantu hamwe ngo ijya handi. Gusa baba baguhaye icyizere cy'uko igihe cyose uzashakira amafaranga uzagenda bakaguha ku mafaranga ari aho ngaho basanganywe. Bisa naho amafaranga yose ari kwisa ari ayacu twese turayafatanije. Upfa gukora igikorwa cyemeza ko yakwiye gusa. Mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2018 abanyarwanda bakoresheje mobile money inshuro miliyoni 84 ibihumbi 229 na 639. Umwaka ushize warangiye abantu banditse muri mobile money ari miliyoni 10 n'ibihumbi 100. Aba nabohereza bakakira bakabitsa bakagura ibintu badakoze ku mafaranga, ahubwo ari ukohererezanya ubutumwa bugufi bwanditsemo amafaranga. Iyi ni imibare y'urwego ngenzuramikorere RURA. Banki Nkuru y'u Rwanda yivuga ko hagati y'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2016 n'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2017 abanyarwanda bishyuye miliyari 32 z'amanyarwanda bakoresheje twuma two mu maguriro bacengezamo ikarita ya banki. Amafaranga akava kuri konti yawe akajya kuri konti y'umucuruzi nta numwe ukoze ku mafaranga hagati yanyu. Abantu 523 na 473 nibo bishyuye muri ubu buryo. Ibi byose bituma amafaranga y'inoti n'ibiceri aba make mu gihugu, ndetse biba ngombwa ko banki z'ibihugu zikora inoti n'ibiceri bike kubera ko abantu basigaye bakoresha amafaranga adahari adafatika. Byageze naho uyu munsi hakozwe amafaranga atabaho mu buryo bufatika bw'ibiceri n'inoti, ahubwo akaba ari amafaranga y'imibare ihererekanywa kuri internet, ariko iyo mibare ikaba ifite agaciro k'amafaranga asanzwe. Ubusanzwe za leta z'ibihugu nizo zigenzura amafaranga ari mu gihugu, kubera ko Banki Nkuru y'Igihugu ni igenzura ubuzima bw'ubukungu buri mu gihugu ishingiye ku ngano y'amafaranga ari mu gihugu n'uburyo akoreshwa. Gusa aya mafaranga yo kuri internet atanabaho mu noti n'ibiceri yo ntabwo ari igihugu cyari cyo cyose, n'ay'isi yose muri rusange, bivuze ko nta rwego na rumwe ruyagenzura. Abahisemo kuyakoresha nibo bayagenzura kandi mu ibanga rikomeye. None hamwe no kukumenyera gukoresha amafaranga adafatika ahubwo tuyohererezanya mu mibare mu ikoranabuhanga, igihe bizarangira abantu benshi cyangwa se bose batangiye kuyoboka amafaranga atari igihugu na kimwe, atanabaho mu noti n'ibiceri, atanagenzurwa n'urwego na rumwe rwa leta, iki gihe ubukungu bw'ibihugu buzabaho buti? Igihe abantu benshi cyangwa bose bazatangira gukoresha amafaranga Banki Nkuru y'Igihugu itagenzura bakora ubucuruzi kuri internet Minisiteri y'Ubucuruzi itazi, iki gihe ibihugu bizabaho bite kandi abantu bakora ubucuruzi badashobora gusorera
kubera ko butazwi. Tubahaye ikaze mu kiganiro wari uziko. Mu myaka iri hagati y'ibihumbi 6 ishize nibwo amafaranga yatangiye gukoreshwa ku isi. Yaje ari nk'inzira yo kugurana ibintu abantu bakeneye. Mu myaka 3 ishize nibwo abantu bahisemo zahabu nk'ifaranga rya mbere. Aya ni amabuye y'agaciro agoye kuyacukura, yoroshye kuyamenya kandi akaba make munsi y'ubutaka, ku buryo wabaga rifite yashoboraga kuriguhaho agace gato karyo ukamuha igicuruzwa ashaka. Ahagana mu mwaka wa 600 mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi, nibwo hatekerejwe uburyo iyo zahabu n'andi mabuye y'agaciro yajya acurwamo ibiceri bifite uburemere bungana n'agaciro kabyo. Igifite garama wenda 5 kikaba kigura ibicuruzwa runaka. Niba inyana y'inka igoranwa garama runaka za zahabu, ubwo icyo gihe icyo cyabaga ari cyo giciro cy'inka. Nyuma leta z'ibihugu zatekereje gushyiraho ibintu bidafite agaciro ariko bikaba ari ibimenyetso by'uko ufite ubutunzi. Ugafata zahabu yose ufite uko yakabaye, ukagenda leta ikayikubikira, ikaguha urupapuro rwanditseho ingano ya zahabu wabikije. Ibi bipapuro baje kubyita inoti. Iki gihe nibwo leta z'ibihugu zari zitangije ku mugaragaro icyizere nk'ishingiro ry'amafaranga. Wagiraga icyizere bakakubikira zahabu, bakaguha igipapuro kidafite agaciro na gato ariko kigahabwa agaciro kubera icyizere wagiriye leta ikakubikira umutungo. Uwo wahaga icyo gipapuro nawe yahitaga agiha agaciro kubera icyizere akugiriye, akakigirira na leta yakubikiye. Aya niyo mafaranga, icyizere n'ubwumvikane. Igihe amafaranga yari akiri zahabu, ubucuruzi ntabwo bwari bushingiye ku cyizere kubera ko zahabu ni ibuye ry'agaciro, ariko akimara kuba inoti ubucuruzi bwahise bushingira ku cyizere. Ari nayo mpamvu leta yabijemo ngo igireba ko icyo cyizere cyubahirizwa koko, kubera ko ntabwo byashoboraga kumvikana uburyo naguha umutungo wanjye wo ukampa ibipapuro byanditseho imibare. Uyu munsi banki nkuru y'igihugu yakubwira umubare w'inoti ziri mu mifuko y'abantu no mu mabanki. Iyi banki nkuru y'igihugu izi uko buri faranga rikoreshwa n'inyungu ribyara, ari naho ihera icunga ubukungu bw'igihugu, ikamenya ko buzamuka cyangwa se bumanuka. Iyi niyo mpamvu buri gihe ikoreshwa ry'amafaranga rireba abantu babiri, ugura n'ugurisha, ariko hakaza mundi wa gatatu ari we leta. Igomba kumenya ko ibyo bintu byaguzwe koko kugira ngo buri segonda ijye imenya uko ubukungu bw'igihugu buhinduka. Birasa naho amafaranga ari bitangaza kubera ko asa nakora byose, ariko ikintu gishobora kuyakoma mu nkokora kikayaca umugongo ni ubundi buryo bw'ubuhahirane bushobora kuyasimbura. Ubu buryo bushobora kuba burimo buravuka niba butaranavutse, kandi burazanwa na internet. Internet nibwo buvumbuzi bwabayeho bukora ibitangaza kurusha ibindi bintu byose muri iki kinyejana turimo. Ikoranabuhanga ryose ryihagije ntabwo ushobora kuritandukanya n'ubufindo cyangwa se ibitangaza. Umwanditsi witwa Arthur C. Clarke niwe nyiri iki gitekerezo. Internet yafashe ububasha bwose bwahoranywe n'abantu bamwe, ibushyiraho buri wese ubushaka ashobora kububona. Uyu munsi nta muntu ukihariye uburenganzira bwo kuba umunyamakuru. Buri wese yabona inkuru akayandika akayishyira kuri internet akayitangariza buri wese. Nta muntu ugifite uburenganzira yihariye bwo kuba umwarimu. Buri wese yategura amasomo akajya kuri internet akigisha abantu. Bigeze aho leta zisa n'izigenda zitakaza ububasha n'umwihariko mu micungire y'amafaranga, ndetse n'amafaranga y'ibihugu bwayo aragenda agabanyirizwa ububasha, ahubwo hagashyirwaho amafaranga y'isi yose atagira umupaka kandi adafatika nk'inoti n'ibiceri. Bayita cryptocurrency. Babara ko uyu munsi mu isi hari amoko 1600 y'amafaranga akoreshwa kuri internet atabaho mu noti n'ibiceri, adafatika. Nubona umuntu ufite telefoni arimo koherereza undi amafaranga, bari kumwe cyangwa se batari kumwe, ukabona icyo gikorwa kigenze neza mu gihe cy'amasegonda runaka, umuntu umwe akohereza amafaranga undi akayakira. Ibyo bintu nushaka uzabyitegereze cyane kubera ko ni kimwe mu bikorwa by'ikoranabuhanga rihambaye kandi rikora ibitangaza ushobora kuba wararebye mu buzima bwawe bwose. Reka tuvuge ko ubwoko bumwe bw'amafaranga akoreshwa kuri internet honyine ubusanzwe atabaho mu noti n'ibiceri. Amafaranga atagira aho ahurira na banki, ntagire igihugu kiyitirirwa, ahubwo akaba y'isi yose yakozwe n'abantu ku giti cyabo. Abayakoresha bayahererekanya hagati yabo hatajemo ikigo cyangwa se urwego na rumwe hagati yabo, habe na banki. Kugeza ubu iyo umuntu aguze ikintu, kenshi hagati y'uguze n'ugurishije hazamo banki, kompanyi y'itumanaho yakoze ikoranabuhanga bakoresha bishyurana, cyangwa se kompanyi y'ikoranabuhanga yakoze ikarita babikaho amafaranga. Kenshi urwego runaka nirwo rukura ingano runaka y'amafaranga mu mafaranga yose dufite, rukayishyura ikintu tuguze, rukayishyura undi. Iyo mfite amafaranga mu mufuko nkajya kugura umugati,
ninjye ukora mu ikofi nkayishyura, ariko iyo mpisemo kuyishyura nkoresheje ikoranabuhanga, banki yanjye cyangwa se kompanyi imbikiye amafaranga ninyishyurira uwo mugati. Ibishatse muri ako kanya ntiyawunyishyurira, nakora ibyo nkora muri telefone cyangwa se ku ikarita yanjye ngerageza kwishyura bikanga, kubera ko niyo yabitse yampera igihe bishakiye, nubwo kenshi yampa nanjye nabishatse. Ibi kuri bamwe byakorwaga hataravumburwa ikiswe Bitcoin. Ni rimwe mu mafaranga akoreshwa kuri internet gusa, atabaho mu noti no mu biceri. Bitcoin is actually two different things. Bitcoin ni ubwoko bw'ifaranga icyarimwe ikaba n'uburyo bw'imyishyuranire hagati y'abantu. Ubundi ntabwo twigeze twumva ifaranga rikora nk'ikiguzi rikaba n'inzira abantu bakoresha bishyurana. Idolari ni ifaranga ariko ntabwo ari inzira ikoresha bishyurana. Ibyitwa PayPal na Visa ni uburyo bakoresha bishyurana, ariko ntabwo ari ubwoko bw'amafaranga. Uwo yitwa Roger Ver, ni umuhanga mu bukungu usobanukiwe cyane iby'amafaranga. Buri gihe iyo ushaka kugura ikintu uba ugomba kugira uburyo bwo kucyishyura, gutanga amafaranga mu ntoki, kuyakura kuri konti muri banki cyangwa se kuyakura kuri konti mu kigo cy'ishoramari gikoresha ikoranabuhanga. Ibintu biba ari bibiri, uba ufite amafaranga ariko hari n'inzira uba ugomba gukoresha mu kuyishyura, kuyatanga mu ntoki cyangwa kuyatanga ukoresheje ikoranabuhanga. Kuri iri faranga ritabaho mu noti n'ibiceri ahubwo rikoreshwa kuri internet gusa, bwo iyo uritunze uba ufite n'uburyo bwo kuryishyura busesuye 100%. Ntabwo uba ukeneye ibintu bibiri, kuko kuri iri faranga ritabaho mu noti n'ibiceri ahubwo riba kuri internet honyine mu buryo bw'amagambo, ibimenyetso, imibare n'inyuguti. Mu kurihererekanya nta kigo kiba gikenewe cyo gutanga ubufasha cyangwa kuguha uburenganzira bwo kwishyura amafaranga yawe. Ikoranabuhanga rikoze iri faranga ni naryo ririhererekanya hataje mu ndi muntu cyangwa urundi rwego. Mu mwaka wa 2008 ubukungu bw'isi bwaguye mu gihombo gikomeye gishingiye ku ikoreshwa ry'amafaranga n'umwenda muri banki. Abantu bakoresheje n'abamafaranga, abashinzwe kuyarinda aribo banki nkuru z'ibihugu zinanirwa gukemura icyo kibazo cy'uburyo amafaranga yakoreshejwe nabi, isi yose yisanga mu gihombo. Umuntu umwe ngewe ntazi ndetse utazwi n'undi muntu uwo ari we wese ku isi yahise agira igitekerezo cyo guhimba ubundi bwoko bw'amafaranga atabaho nk'inoti n'ibiceri, ntabikwe muri banki iyo ari yo yose, ntagenzurwe na banki nkuru cyangwa se leta iyo ari yo yose, ntahererekanywe hagombye kuza umuntu cyangwa se urwego hagati y'abagura. Yatekereje ko gukora amafaranga nk'ayo ari byo byakemura ikibazo cy'igihombo, kubera ko abacunga amafaranga y'isi hari igihe bayacunga nabi, twese tukabigiriramo igihombo. Umuntu wagize iki gitekerezo ntawe uzi niba ari umugore cyangwa niba ari umugabo, niba ari umuzungu cyangwa umwirabura, ntawe uzi igihugu akomokamo, ntawe uzi niba ari umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu. Gusa ikizwi nuko ari umuhanga cyangwa se n'abahanga niba barenze umwe. Yiyise Satoshi Nakamoto. Umunsi umwe mu mwaka wa 2009 uyu muntu wiyise Satoshi Nakamoto yashyize kuri internet inyandiko y'amapaji 9 ivuga uburyo yahimbye ubwoko bushya bw'amafaranga akoreshwa mu ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kuyakoresha agura igicuruzwa akakigura n'uwo ari we wese ku isi, aho ariho hose ku isi, igihe icyo ari cyo cyose, bitanyuze muri banki cyangwa se mu rundi rwego. Abantu babiri akaba aribo bohererezanya amafaranga mu buryo bwizewe mu mutekano, bitabaye ngombwa ko hari undi muntu n'umwe ku isi umenya ko hari ikintu waguze cyangwa se ko hari icyo wagurishije. Ni faranga yise the Bitcoin. Kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe uzi uyu Satoshi Nakamoto, ntawe uzi ahaba, nta muntu umufiteho amakuru ayo ari yo yose, ariko amafaranga yahimbye arakoreshwa cyane. Ni amafaranga y'isi yose, nta gihugu na kimwe kiyagenzura, bityo n'ibyo ashobora kugura biragoye kubigenzura. Aya mafaranga akora nk'uko ubutumwa abantu bohererezanya ku matelefoni no kuri za email bukora. Buri gihe iyo woherereje umuntu ubutumwa kuri telefoni cyangwa se ukoherereza umuntu ifoto, buri gihe uba wohereje kopi, wowe ugasigarana originale. Iyo woherereje umuntu ubutumwa nawe urabusigarana. Iyo woherereje umuntu amafaranga ukanda ahantu handitse ohereza, send, banki yawe niyo ihita ikura amafaranga kuri konti imwe ikayashyira ku yindi. Kubirebana n'aya mafaranga yo kuri internet ho rero si uko bimeze. Iyo wohereje amafaranga ntabwo uba wohereje kopi, uba wohereje imibare y'amafaranga wari ufite ikava muri telefoni yawe cyangwa se muri mudasobwa yawe ikagenda ikajya kuri uwo muntu itanyuze indi nzira n'imwe, nta n'uyikozeho na gato. Aya mafaranga bayita decentralized money, amafaranga yegerejwe abaturage.
gahunda ya mudasobwa yifashishwa mu kubika no kohererezanya aya mafaranga isa naho iha uburenganzira buri muntu wese uyinjiyemo uburenganzira bwo kugira akagahunda gato ka mudasobwa ke ku giti cye, bisa naho buri wese ahabwa agace k'iyo gahunda ya mudasobwa ikora ayo mafaranga ikanayohereza. Aka gace gato k'iyi gahunda ya mudasobwa buri wese ukoresha aya mafaranga agira bakita wallet cyangwa se ikofi mu Kinyarwanda. Iyi kofi rero cyangwa se wallet cyangwa se agace ka gahunda ya mudasobwa buri wese ake niko akoresha yohereza amafaranga mu kundi cyangwa se akanayakira. Kode cyangwa se inzira iba yarakoreshejwe hubakwa iyo gahunda ya mudasobwa ibigaragarira buri wese, ku buryo buri muhanga muri mudasobwa wese aba ashobora kongeraho akantu cyangwa se kongera kuyubakaho akantu mu rwego rwo gukomeza umutekano w'aya mafaranga no gukora andi mafaranga. Turaza kubigarukaho. Niba rero buri wese afite umubare cyangwa se ijambo ry'ibanga akoresha mu kubitsa no kubikuza amafaranga kuri banki no muri za mobile money, hano ho buri gikorwa cyo kwakira cyangwa se kohereza amafaranga kigira umubare cyangwa se ijambo ry'ibanga ryacyo rihinduka buri uko rikoresheje. Kwa mafaranga yitwa cryptocurrency twabivuzeho. Mu Cyongereza to encrypt ni ugufata amakuru maze ukoresheje ikoranabuhanga ukayahisha mu buryo bwa gihanga ukoresheje ibimenyetso. Niba ari nk'ijambo ukaryandika mu buryo bw'ibimenyetso ukoresheje amagambo, imibare n'ibimenyetso bivangavanze ku buryo nta wapfa kurisoma usibye ufite ubuhanga bwo gufungura bya bimenyetso akabisubiza mu magambo asanzwe. Cryptocurrency ni ubwoko bw'amafaranga akoreshwa kuri internet ariko agakoreshwa mu buryo bw'ubutumwa n'amakuru ahisha hakoreshejwe ibimenyetso byubatse mu ikoranabuhanga. Ni ubwoko bw'amafaranga akoze muri kode. Kuri aya mafaranga dukoresha mwese mufite mu makofi, gukora amafaranga ni ugukora cyane, igihugu kikagira ubutunzi bwinshi. Ni ukuvuga abantu bacuruza bagakora cyane, bagacuruza byinshi, abagura bakagura cyane, bagatanga amafaranga menshi, ibyoherezwa mu mahanga bikaba byinshi, igihugu kikinjiramo amafaranga menshi y'amahanga ku buryo umwaka urangira mu gihugu hari amafaranga menshi kurusha yari ahari umwaka ushize, atari ayo banki yakoze mashyashya ahubwo arayinjiye agurishijwe ibyakozwe n'ayishyuwe abantu kubera akazi bakoze. Hano mu mafaranga yo kuri internet atabaho mu noti n'ibiceri, ho gukora amafaranga byitwa mining. Ubusanzwe mining ni ugucukura amabuye y'agaciro. Abakora mining bitwa aba miners. Umuminer ni umuntu wari umuhanga cyane mu gukoresha mudasobwa ku buryo ashobora gusubiza, gufunga no gufungura gahunda za mudasobwa zikoze mu buryo busa n'amayobera zitwa block. Ku isi hari abantu benshi baba miners birirwa bakina, bafunga, bafungura, bahindura izi gahunda za mudasobwa arizo bita block. Ni abantu bari ahantu hatazwi bakaba abantu benshi, nabo ubwabo ntabwo bazwi ariko ni abahanga muri mudasobwa bahora mu bikorwa byo gufunga cyangwa gufungura ibyo wagereranya n'amahurizo y'ikoranabuhanga ari muri gahunda ya mudasobwa ya Bitcoin by'umwihariko. Bahora bagerageza bafunga, bafungura amakode akoze aya mafaranga. Kuri internet babaho basa n'abarushanwa gufunga no gufungura amakode cyangwa se amahurizo y'ikoranabuhanga yitwa block, nibyo byitwa blockchain. Amafaranga yose yo kuri internet cyangwa se cryptocurrency abantu bohererezanya hagati yabo agenda ameze nk'amahurizo cyangwa se kode wowe utashobora gusoma. Aba bahanga mu bya mudasobwa iyo barushanwa gufunga no gufungura ayo mahurizo cyangwa se ayo makode baba barimo kongera urwego ayo makode afunzeho. Urushije abandi kuyafunga ahabwa ingano runaka y'ama Bitcoin cyangwa se cryptocurrency. Kugeza ubu bahabwa 25. Ubwubashije kurusha abandi gukora izo kode no kuvuga kuzifunga no kuzifungura no gukina nazo mu buryo bwari bwo bwose, abakoza andi mafaranga mashya. Aya mafaranga muri aya mafaranga yo kuri internet ubwo ntabwo amashya akorwa nuko abantu bakoze cyane. Ubwoko bw'amafaranga budafite umuntu cyangwa urwego ruyacunga. Uyu munsi ifaranga rimwe rya Bitcoin rigura amayero 6,983. Ni ukuvuga ko Bitcoin imwe ingana na miliyoni 6,983 by'amanyarwanda. Ingano y'ubutunzi igihugu gifite, ingano y'umwenda cyagujije mu mahanga, ingano y'ibyo cyasaruye bitavuye hanze, ingano y'ibyo cyohereje mu mahanga n'ibindi. Ibi byose nibyo bigena agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Banki nkuru y'igihugu ari nayo igenzura amafaranga ihora icunze ifaranga ry'igihugu nk'uko bacunga amatari ku ziko. Igihe cyose rero havutse ubwoko bushya bw'ifaranga budafite igihugu na banki nkuru irigenzura kandi abaturage bagatangira kuriyoboka, ubukungu bw'igihugu burahababarira cyane kubera ko abantu batangira gukoresha ifaranga ritagenzurwa n'igihugu ariko bakarikoresha ku ruhe rwego.
uyu munsi nubwo internet ari yibeshejeho isi ariko ntabwo yasimbuye ubuzima busanzwe bwa gakondo. Abantu baracyahinga ibijumba bakeza ikawa bakabaho umwaka wose bitabaye ngombwa ko bakoresha internet. Nyamara iramutse ihagaze byabagiraho ingaruka. No kuri aya mafaranga ntabwo bitandukanye n'ibi cyane. Buri munsi ku isi hakorwa ubucuruzi bupima amamiliyaridi y'amadolari bukozwe muri aya mafaranga akoreshwa kuri internet, ariko kubera ko nta muntu wakura ngo arute umuryango mugari abamo cyangwa se societe, abakora ubucuruzi muri aya mafaranga nabo bakenera amafaranga asanzwe ya gakondo y'inoti n'ibiceri. Ariyo mpamvu abakoresha aya mafaranga bahimbye uburyo bwo kuyavunjisha mu mafaranga asanzwe dukoresha buri munsi, kuko nayo barayakeneye. Uyu munsi ku isi huzuye amakompanyi akora ubuvunjayi bw'aya mafaranga akavunjwa muri aya mafaranga dukoresha y'inoti n'ibiceri. Hari abantu bubatse ibigo bisaba abantu kubiha amafaranga asanzwe bikayacuruza bikabungukira bikajya bibishyura buri munsi. Bimeze nk'uko leta hari ubwo ikenera amafaranga igasaba abaturage bayo kuyiguriza, mugafata amafaranga mukayaha leta ikabaha impapuro zifite agaciro k'amafaranga nk'ikimenyetso cy'uko wagurije leta, none ikazakwishyura nyuma y'igihe runaka yashyizeho n'inyungu. Gusa ibi ngibi aho bitandukanye n'amakompanyi acuruza amafaranga akoreshwa kuri internet, nuko leta yo iguza abaturage ivuga ko igiye kubaka nk'imihanda cyangwa se amavuriro n'ibindi bikorwa biri mu nyungu rusange. Aya makompanyi yo kenshi abanakorera mu mahanga ntabwo bizwi icyo akoresha ayo mafaranga yagurije abaturage akabungukira buri munsi. Dore icyo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rutekereza ko aya mafaranga akoreshwa. N'abakora iyezandonke, iyo duvuze iyezandonke ni amafaranga akomoka ku byaha bitandukanye, harimo abacuruza ibiyobyabwenge, abacuruza abantu, human trafficking, harimo ibyaha byo gutera inkunga iterabwoba cyo twita terrorist financing, harimo ibyaha byo kunyereza imisoro tax evasion, ndetse n'ibyaha bya fraud harimo uburiganya buryo butandukanye. Uwo ni Bwana Iyamuremye Richard, ashinzwe kurwanya ibyaha byibasira ubukungu bw'igihugu mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Bitekerezwa ko aya makompanyi acuruza aya mafaranga yo kuri internet, ibi bikorwa Iyaremye Richard yavugaga ari byo biyungura amafaranga menshi hafi buri munsi, ku buryo uwayagurije bimwungukira nk'ayo bimwungukira buri munsi. Ubusanzwe ifaranga ry'igihugu rigira agaciro iyo ubukungu bw'igihugu bumeze neza, igihugu kikaba gifite ibintu byinshi kigurisha kikanohereza byinshi mu mahanga, ubucuruzi mu gihugu bukagenda neza, ku buryo iryo faranga ry'icyo gihugu abantu benshi mu gihugu barihererekanya banarishakisha kubera ko haba hari ibintu byinshi byo kugura no kugurisha. Iki gihe ifaranga rirazamuka kubera ko benshi baba barishaka igihe igihugu gifite ibyo kugura no kugurisha. Ibi binaba byiza cyane iyo igihugu gifite amahoro, ubukungu bumeze neza, gukora ishoramari byoroshye, abanyamahanga bakaza bagashinga ubucuruzi mu gihugu bagakora ubukerarugendo, maze rya faranga ry'icyo gihugu rigashakwa cyane rikabona akazi kubera ko ubucuruzi buba bwiyongera. Mu rurimi rw'icyongereza hari ijambo bita speculation cyangwa speculation mu gifaransa. Specule ni ugukwiza ibihuha. Mu bucuruzi igihuha ni ikintu kigira ingaruka zitagira ingano, aho umuntu ashobora kuzana igihuha cy'uko ikawa igiye kubura, maze kawa iri ku isoko abantu bakayirwanira bakayimaranira ngo izashire bo bayifite bayigurishe menshi. Icyo gihe kawa ibibaye byitwa speculative asset. Binatekerezwa ko amafaranga akoreshwa kuri internet nayo ari speculative asset kubera ko agira agaciro hashingiwe ku bihuha, hashingiwe ku makuru ari hanze. Uyu munsi Bitcoin rivunjwa miliyoni 6 z'amanyarwanda, ariko ejo rishobora kugera kuri miliyoni 10 kubera ko muri miliyaridi 7 dutuye ku isi duhanahana amakuru. Uyu munsi abantu benshi bashobora kumva amakuru kuri aya mafaranga bakumva ni meza, bakayagura ari benshi, akagira agaciro kenshi agahita azamuka cyane. Ejo leta zikabagira inama yuko ibyo bintu bizabahombya, maze benshi bagatangira kubivamo, ya mafaranga agahita agwa cyane akagira nko kuri miliyoni 4 z'amanyarwanda. Niyo mpamvu batekereza ko aya mafaranga ari speculative asset cyangwa se umutungo ushingiye ku bihuha. Ngarigira agaciro bisaba ko iryo faranga riba rikoreshwa cyane, riba rifite ibintu byinshi byo kugura kubera ko rikoreshwa ahantu hari ubukungu. Abantu baragura bakagurisha. Kugira ngo ifaranga ryo kuri internet naryo rigira agaciro kenshi urigereranije n'aya mafaranga y'inoti n'ibiceri ashobora kuzaba gakondo, bisaba ko naryo riyobokwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu kubavunja aya mafaranga byaba byiza babonye abantu benshi, ariyo mpamvu iyo bagurije bagusaba kuzana abandi bantu kugira ngo mube benshi, ifaranga rizamuke banabona amafaranga menshi nabo. Kwinjiza abantu benshi mu ishoramari by'ubwabyo bisanzwe ari n'uburyo buri ukwabwo mu gukora ubucuruzi.
mu cyongereza babyita pyramid scheme. Ni uburyo bw'ubucuruzi bubyara inyungu bitewe n'igihe ubumazemo n'ingano y'abantu babwinjiyemo kubera wowe. Ubusanzwe buri wese muri twe ajya ku isoko guhaha ikintu kubera ko agikeneye, arabyibwiriza akajyayo. Bitewe n'uko hari abacuruzi bacuruza ibicuruzwa batizeye neza ko bizagurwa bitewe wenda n'ubwiza bwabyo butari bwinshi cyangwa se ubuziranenge cyangwa se izindi mpamvu. Hari abacuruzi bahitamo gucuruza ibicuruzwa byabo bakabikomatanya no gucuruza amafaranga kugira ngo babone abaguzi. Akagusaba kumuranguraho ibicuruzwa byinshi bishoboka ko utazigera ushobora kubigurisha ngo bimare udakoresheje andi mayeri. Gusa kugira ngo bizagushireho akakubwira ko umuntu uzajya aza kukuguraho igicuruzwa wowe uzajya ubona ijanisha runaka kuri ibyo bicuruzwa uranguye. Uwo muntu nawe yazana undi nawe akabona ijanisha runaka ku mafaranga yinjijwe n'uwo nguwo, gutyo bikagenda bihererekanya. Gusa nyiri igicuruzwa wa wundi wa mbere watangije ubucuruzi we aba arimo yinjiza amafaranga menshi kurusha abandi bose bazinjira muri ubwo bucuruzi. Buri wese abona ijanisha ku mafaranga undi yazanye, ariyo mpamvu abantu bashishikariza abantu babo ngo binjire. Benshi mu binjizwa muri ubu bucuruzi binjizwamo nabo mu miryango yabo, inshuti zabo cyangwa se abo bakorana. Ku ruhande rumwe ubu ni uburyo bwiza bwo kwamamaza bwa gakondo kubera ko abantu babwirana iby'ibicuruzwa hagati yabo, ariko ntawe ubwira undi ko ari ibicuruzwa byiza, ahubwo amubwira ko iyo uguze icyo gicuruzwa ukabwira n'abandi kukigura baguha amafaranga. Ni ibicuruzwa abantu bagura atari uko babikeneye, bisa naho ibicuruzwa atari byo bifite agaciro, ahubwo igifite agaciro ni amafaranga bahererekanya. Ubusanzwe iyo nguze ikaramu amafaranga nyiguze kuri butike ntabwo uruganda rw'amakaramu rubonaho ijanisha runaka kubera ko ayarwo rwayariye mu kiranguzo. Muri ubu bucuruzi hose uko bimeze kubera ko uruganda rurya kuri ayo mafaranga kugera ku muguzi uzagura agacuruzwa kamwe konyine. Bivuze ko wagiyemo mbere abona menshi, wagiyemo nyuma akabona make cyangwa akaba yanayabura. Amafaranga akoreshwa kuri internet gusa ariyo bita cryptocurrency bahita amafaranga yegereye abaturage kubera ko nta mafaranga yakozwe n'abaturage agakoreshwa n'abaturage hagati yabo hataje mu rundi rwego na rumwe. Ni amafaranga akoreshwa mu ibanga, yakozwe mu ibanga, kenshi akoreshwa mu kugura ibicuruzwa ugura n'ugurisha bataziranye, gusa n'andi yose asanzwe y'inoti n'ibiceri asigaye akoreshwa muri ubu buryo. Hari ibihugu byinshi byamaze guhitamo inzira yo kurwanya ko abantu bakoresha aya mafaranga kubera ko igihe yakoreshwa n'abantu benshi mu bihugu byaba bisa naho leta z'ibihugu hari ububasha zirimo gutakaza. Ububasha bw'amafaranga kandi busa naho ari bwo shingiro rya byose. Igihe cyose abantu bafata amafaranga leta itagenzura bakayashoramo imari leta itazi ikorerwa hanze y'igihugu, gukora igenamigambi kuri leta byaba ikibazo gikomeye. Igihe cyose abafite ubucuruzi bukomeye mu gihugu baba bakora ishoramari mu mafaranga y'amahanga byongeye adacungwa na banki nkuru y'igihugu, atanacungwa na banki iyo ari yo yose, igihugu nticyakongera kubona umusoro ndetse nta buryo ubwo ari bwo bwose bwo gupima ubukungu bw'igihugu bwakongera kubaho. Banki zigenga n'iza leta zategekwa gufunga imiryango kubera ko ntawe zaba zigifite zibikira. Abantu ku giti cyabo bakira, ariko ibikorwa biri mu nyungu rusange ntibyabaho. Bigomba kuba ariyo mpamvu banki nkuru y'igihugu iherutse koherereza abantu bose ubutumwa bugufi bugira buti: BNR iramenyesha ko gukorana imirimo y'ivunjisha n'abatabifitiye uburenganzira cyangwa kugurisha ibicuruzwa na serivisi mu mafaranga y'amahanga bihanwa n'amategeko. Dusoje ikiganiro wariziko cy'uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo, kuwa kabiri isaa 2 z'umugoroba no kuwa gatandatu isaa 7 z'amanywa. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.